ureba umwana bambitse amahembe nka shitani ubu urambwira yuko uri umwana ariko we kuki mutubaha abana koko dore Miki wanyu Miki w'abanyarwanda ari mu bitaro biravugwa yuko Miki yahungabanye Miki rero nyuma yaho amabanga y'umubyeyi wagiye hanze ibintu yaryamye hejuru imyaka n'imyaka ubu ari mu bitaro serumu ziri kuvuza ubuhuha uyu mukobwa iyaza mu mihanda nkawe ntazane mama we muri iyi mihanda n'inkuruzi yewe ikintu nabwira Miki ni ihangane ye kuvuga ko ari umuntu wamuteye inda yashakanye na Samu barabana kugeza byaye yewe uko mbibona ni umunsi fisi yo mubona ameze nk'umuntu ashaka kuriya mwana Slim Jesus amaze kumuhamagara umuhungu nanjye arampamagara ti mama tiko asifambwiye ko nza gufata umwana mukusanire ndamugana Samu urabona ukuntu ndwaje mama ameze nabi urazana n'uruhinja mbigenze arangije ageze arambwira ati mama umwana agiye gupfa ngewe ikintu nabwira Miki ni ihangane ye kuvuga ko ari umuntu wamuteye inda yashakanye na Samu barabana kugeza byaye ni ibintu bizwi n'abantu bose Sifisi wari umukino n'abagoye ku mwana ngo amurere agufisi yashaka kuriya simba yewe uko mbibona ni umunsi fisi yo mubona ameze nk'umuntu ashaka kuriya mwana ubu n'ubu nabivuga n'ubajana naye mubwira utwo fisi yo niwe Miki agwengera imbere sinzi ikibazo umwana nta kibazo afite ahubwo ni ufite ikibazo kwirwa se byano ngo bamutwaye umwana kandi umwana yaramwanze akamujugunyira umuhungu ngo bagende birwarize kuko yabonaga agiye gupfa babonaga agiye gupfa nicyo gituma bamutunagiye bari bazi ko atazakira cyakizera ari buriya uri Imana imufite umugambi muremure ariko nta kibazo Yesu we Sifira ni Sifira numvise Sifira yitwa Sifiwe la haula karabaye bimeze biti Yesu we uyu mukobwa afite impamvu nyinshi zo kujyamo serumu ntuhabimenye si byabaye Miki ari mu bitaro Miki se hari akavido nabonye mu kanya kari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kagaragaza ko uwo bita Miki ari mu bitaro njyewe ndibaza iyo uzi ko ufite umutima woroshye uzi ko hari amabanga ufite kandi udashaka ko ajya hanze kubera icyo uzi ukabeshya ubuzima bwawe urumva ubu iyo uje imihanda mbibwire n'abantu bifuza kuza imihanda bataragizaho iki kintu mukimenye ejo utazaza tukakubona uri mu bitaro warabiranye hejuru y'ibintu we wikururiye iyo uje imihanda ubwo mba mvuze kuri social media jya umenya yuko ibintu byose bikwerekeyeho bizajya ahagaragara kubera yuko ni wowe wenyine iyo wamaze kuba umusitari ndetse hari inyenyeri imurika ikagira uruhande yisha imurika yose icyo nicyo bita star yego Miki rero nyuma yaho amabanga y'umubyeyi wagiye hanze ibintu yaryamye hejuru imyaka n'imyaka ubu ari mu bitaro serumu ziri kuvuza ubuhuha hari akavidewo ngize gutya kanshyiriremo gacishemo rwose muri ino ntuza muri ino muri nta kibazo seko byemeye ko abantu bacu nabo leta uya turakabereka none se no muri ntuza urakanyuzamo nako ndagacishamo Yesu we uyu mwana w'umukobwa akira buretse gato ngatangire we dore Miki wanyu Miki w'abanyarwanda ari mu bitaro biravugwa yuko Miki yahungabanye yahungabanyijwe singiye serumu yahungabanijwe n'inkuru n'amakuru uhoza ari umukunzi we Regisi kanongere ngakine uhoza ari umukunzi we Regisi yatangaje nyuma yaho arakajwe nawe nibyo yamuvuzeho aravuga ati noneho reka amabanga yawe mbitse nanjye mena umuceri uyu rero Miki yego
biravugwa yuko iyi nkuru ya mama we ni ryo banga ryonyine yari yararyamye hejuru. yarazaga contrary buriya reka nkubwire impamvu uyu mukobwa still no guhungabana kwe kubera amakuru yagiye hanze nabyo bifitemo uruhare. uyu mukobwa iyo aza mu mihanda nkawe ntazane mama we muri iyi mihanda n'inkuru ze. ni nayo mpamvu yahungabanye kuko yaraje arabeshya urumva abeshya ibintu bijyanye na mama urumva ko yakoraga ibiganiro kenshi akajya agaruka kuri mama we agaruka kuri mama we akajya avuga ngo mama arafunze akajya avuga ngo bamubeshyira ngo ko afungiwe ibi na biriya. izo nkuru rero kuzizana imihanda bitera abantu benshi kujya gucukumbura ibyo udashaka kuvuga. iyo ataza kuvuga mama we hano wari kumuzana ari we wese ari kuba afite amakosa. byari ko ari ikosa cyane ariko yaramuzanye still niwe wamwizaniye. byari bikwiye rero yuko abantu bavuga ukuri kw'ibyo watavuze. amwe mu makuru ari guturuka mu bamotari baparika hafi y'ibitaro ati ngo yahungabanye, ariko bikaba bivugwa ko uko byagenda kose akiva mu bitaro agomba kwerekeza ribu akajya kurega Regis. ese ararega Regis amurega iki? nimba mama we koko afunze, kuba mama we afunze ko turabizi ko afunze, icyo cyo ni urucabana buri wese arabizi yaranabyivugiye. icyo tutari tuzi ni ukuri Regis yavuze ko ngo afungiwe kuba yaracuruzaga kunywa ndetse no kuranguza ibiyobyabwenge na kanyanga. utwo tuntu ni Regis watwivugiye. nimba koko ari byo afungiwe urumva akaba abizi neza ko yabibwiye Regis arajya kumurega iki? Rano nangaruka biri buze kuba byabatera bombi koko. Ingaruka yo yamajije kuba kuko Miki already ararwaye. Amakuru nkura ku bamotari nubwo aka kantu nibagiye kugacishamo ari gusakuza avuga ngo Regis ndamurega, Regis ndamurega. Shwas. Aya makuru ngo niko ari kuvuga. ngo bamujyanye muri muntu za mu maboko ari muri Regis ndamurega, Regis ndamurega, Regis ndamurega. Niryo jambo ryonyine ngo ari kuvuga. Niryo jambo ryonyine ari kuvuga. Ese wa mukobwa we ko wari uzi uko ibi bintu ngo nyiragahanga gata akarinda iki? Uruguma. Iyo uzi uko udashoboye ibintu wirinda gutega umutwe ngo wikorere. Uyu mukobwa niwe wendereje Regis. Uyu mukobwa ariko nuko aramutuka aramwandagaza amwinjirira mu muryango amwinjira mu rugo. None nawe aramwitabye atangiye gusakuza ngo aramurega. Uramurega ubu Regis ni wowe wagutumye kujya kumwita ni igiki nkirigiri ni nkirigiri umugirigiri. Hanyuma kuki bino bibazo biri kuza nyuma yaho bita Regis atangiye kuba yakora n'ama vlog ngo nabonye nawe yarazanye mu ni shyari no gufuha. Uyu mukobwa reka mbabwire ikintu cyerekana yuko afite first of all ashobora kuba afite depression ifite ahantu ihuriye na relationship. Afite depression ituruka ku bintu bijyanye na relationship yagiye ajya mu nkundo ndetse n'ingo bikamujabuka. Duhereye ku majwi ntangiye mbakinira, uyu mukobwa urumva yuko yashatse umugabo ari we babyaranye barananirana. Mu gihe w'inkuru yatuzaniye kuri social media ako basha mwagiye mwivuga uko muri mukareka guhisha ibintu byanyu. Waba uzi ko ari amabanga udashaka kwajya hanze ceceka ukayaceceka kuko uzabikuzana utabivuzeho azaba akoze amakosa sibyo. Ariko igihe waje kubivugaho kabeshya ureka ukuri kujya hanze. Uyu mukobwa yaje atubwira yuko ngo umugusore yamuteye inda ngo arangije araza umwana agira gute ngo aramumwiba ngo aramujya akajya narira rwose tumwana wanjye ntibiteye kabiri karati reka njye gutera kamera aho wabyaye shamenye ibyaho. Umukecuru nyir'urugo aravuze ati ntabwo bakundanye gusa ahubwo barabanye nk'umugore n'umugabo. Inyomoza amwiba umwana nabwo barabivuguruje bagira bati ahubwo we yaraje amutujugunyira umwana yitubeshyera. Uyu mukobwa rero igihe wemeye urumva wemeye kwimika ikinyoma imbere ukaba mu buzima bw'ikinyoma urumva iteka ingaruka zigomba kukuzira nizo zizi ngizi. Ariko ibona yuko paje y'igitabo cye bayihindurije urumva urabona iyo uhindurije umwenda ntujye ubona ugahinduriza umwenda cyangwa isogisi ukora isi imbere sikora isi inyuma haba harimo utuntu tw'uturongo n'indodo zitadoze neza. Ubundi ikintu gihindurije ni kibi cyane. Iki ni cyo bakoreye imitiki bamuhindurije
Miki bamuhindurije indodo ziri hanze urumva nuko iyo uhindurije umwenda hazaho umubariro urawuzi umubariro ni hande babaririra yego urumva umwenda uhindurijemo imbere ntabwo uba ufite ubwiza ugira ubwiza uri inyuma rero bafashe Miki w'ikinyoma yaje kutubeshya hano barahinduriza bazana ukuri kw'imbere niko kwatumye agira ikibazo cy'ihungabana ariko still niwe wabiteye yego uyu Miki rero uri kuvuga gutya mu minsi yashize ubwo yajyanaga ikibazo na Kiramani yaragarutse ati mugira icyo gihe Kiramani ngo yaramwirukanye Kiramani arangije araza avuga ati ngo Miki arasuzugura ngo agira agasuzuguro Sinyankwana nawe agira agasuzuguro ngo bita Miki n'uburakari bwinshi aravuga ati ndi imboga mbi mu kiganiro Kiramani yakoze ati nge ndi nako mu kiganiro Miki yakoze ati ndi imboga mbi uwo Kiramani mbese ari gukatira Kiramani ndetse anavuga ko ibya Kiramani bigiye kujya hanze kugeza aho Kiramani ubwe yafashe umwanya aza kwisabira imbabazi Miki birangira bahuje bariyunga uyu Miki w'imboga mbi uyu mukobwa yashatse kubaka ikintu kimeze nkaho afite umutima ukomeye acyubake mu bantu bakinana abantu bahure mu bintu bya sinema n'ibiki ngo bubakemo ko afite umutima ukomeye ni naho mpamvu yiyongozaga Regis akabona acecetse Regis akagira ngo ni intege nke Regis afite akanagira ngo aba yamukanze kumbe ntabwo azi ko Regis amubitse azavuga rimwe gusa akamera nk'umuntu ukanze kuri buto y'igisasu kikakugurukana iki nicyo kibaye kuri Miki nimba azi ko adafite umutima ukomeye kudijera social media z'ubwazo zitera depression especially iyo waje ukabeshya ugafekinga ubuzima bwawe noneho ubwanya bwo bwatangira kujya hanze ugatangira kugira gute guhungabana ariyita imboga mbi kuruta amateka ye ya nyayo yahishe ahubwo navuga ati njyewe wa nyawe ntabwo munzi ati uwa nyawe ndashaririye icyo twavuga aho ngaho kubera yuko ntabwo ari imboga mbi hano iki kimenyetso kinyeretse ari mu bitaro ntabwo ari imboga mbi ntabwo yakabaye akanga abantu gutya kuko nta n'umutima ukomeye wo guhagarara ngo hangane na storms ziba zimuziye ku makuru ya fake aba yarazanye muri social media ati ni imboga mbi ako kajambo ndi kugira ngo ngagarukeho urabona nimba uze ngo ni imboga mbi bikarangira Kiramani aje kumusaba imbabazi urabona bitari buze kurangira na Regis aje gusaba imbabazi Miki ntabwo ari cyo bisobanura kuba imboga mbi ubundi umuntu avuze ngo ndi imboga mbi biba bisobanura yuko ushobora abenshi mu bantu bya kinyarwanda bavuga ko ngo utera umwaku nicyo bivuga imboga mbi uwo mugani w'ubwawe usobanura ko uri umuteramwaku nta kizima kikuvaho uri imboga mbi nyine nese imboga mbi urumva bisobanura iki ikintu nze kuri Miki wapi ibyo byo ntago nese wowe wabyivugiye ntago ari umuteramwaku pe ibyo byo wapi none se urumva ari kibihatse ati ndi imboga mbi ko arabivuze atari byo agamije ariko ati ndi imboga mbi n'abatari mu makosa bakaza kugira gute gusaba imbabazi ariko se kukiteka aho rashoza urugamba rw'intambara atazashobora kurwana ni ikibazo uravuga ngo uri imboga mbi ubundi uvuze ngo ndi imboga mbi bisobanura ngo ndihagije mfite umutima ukomeye cyaza cyose urumva nahangana nacyo none haraza utushashi akaba ararembye agahwera kandi bavuga yuko ngo inkuba zitaraza iyo ngo ni imirabyo niko Regis yavuze Regis yavuze ati ni imirabyo inkuba ntiziraza kuko urwara kwa Miki nakubonyemo ibintu bibiri birashoboka ko yahungabanye akaba yagize ikibazo cy'amakuru yagiye hanze ari sensitive kuko ariya makuru ari sensitive cyane atarazi yuko abantu bagomba kumenya ayo mabanga we yahishe iyo ni impamvu imwe impamvu ya kabiri birashoboka ko yarebye aravuga ati nimba Regis agize umutima ukomeye wo kuvuga ibi bintu ibisigaye tuziranyeho gihe nawe noneho nibijya hanze ndaba ndangiye tereka ndware ntangirire hafi nabona nagiye mu bitaro na serumu zirimo aratinya agira ubwoba ati noneho nimba isohora arapfa binkoreho ari urwego rwo kugira ngo akumire hatagira ibindi bijya hanze hanyuma urabona uyu Miki naza kuba yajyana Regis mu ntuza muri RIB
akamujyana mu mategeko. Hano Regis bitari buze kumukoraho ko yagushyira amabanga ya Miki yari yarahishe. hari kontara bagiranye ko atagomba ko agomba kumubikira amabanga. Ndakubajije iyo ibanga ryitwa ibanga iyo riri muri wowe gusa, Yego. nta wundi muntu urizi, ngo ibanga ntiribaho rya babiri. Iyo wamaje kurisohora muri wowe ukarisangiza indi umuntu ntiriba rikiri ibanga. Ikindi uwo muntu ntabwo umusinyishije urupapuro kumubitsemo umugize secret bank, siumva, cyangwa se ububiko bw'ibanga ryawe, ko atemerewe kurisohora uko byagenda kose. Bibaye bafitanye kontara na Regis ku iryo banga atagomba kurisohora, Regis yaba yakoze icyaha, yabifungirwa. Ariko igihe yamuhaye amabanga we yananiwe kwibikira, kandi ntamubwiye aya mabanga, ntanamusinyisha impapuro aya mabanga, sinzayumva ahandi. Regis nta kibazo afite, kereka aramutse yavuze ibihuha, aramutse yavuze ibintu bidahari, aramutse yahimbye, icyo gihe babyita guharabika. Ariko igihe wavuze ikintu cy'ukuri kandi wabwiwe na nyir'ubwite, nta kibazo uba ufite. N'uyu Miki rero mukunda kumuza ko yivugira ukuri, urumva nka hano nta kuri afite. nk'ubu ngo hano ubutumwa ari gutanga. hari igihe twisanga mu nkundo zo guhubuka, urikumva? Uyu mukobwa afite depression. Hari igihe twisanga mu nkundo zo guhubuka, urikumva? Ugahura n'umutipe w'imbobo nyine ucomukora n'utundi, ariko hari urikumva, ariko hari n'abasore bazima. Hari abasineze ngewe nagiye mura n'imbobo nyinshi nahuye nazo pe, urikumva? Nahuye n'imbobo nyinshi, urikumva? Rero hari igihe nyine uhura n'umuntu wa nyawe warahuye n'imbobo nyinshi. Ati uhura n'umuntu wa nyawe warahuye n'imbobo nyinshi. Zimwe mu mbobo yahuye nazo harimo uyu mukobwa batangirire hafi kuko arakomerewe. Ngewe nkimara kumenya ko yigize kubaka urugo, aho yita ko ngo bamuteye inda akabyara, kandi yari umugore muri urwo rugo, nahise numva numiwe. Uyu Miki nawe ubwe sinzi nawe ubwe nimba yiyizi, kuko mbona ibyo we yita ibyo abonesha amaso sibwo buzima bwe bwa nyabwo. Ashobora kuba ari muri illusion, abona ibintu bidahari. Ashobora kuba atazi n'ubuzima abamo ubwo ari bwo. Wa mugane hano nkuko abyivugiye ngo yahuye n'imbobo nyinshi, sinzi nimba ari bo abo yahuye nabo, nimba ari bo bari imbobo cyangwa ahubwo nimba ari we mbobo, kuko sinumva ukuntu umuntu urenze umwe, babiri, batatu, bane, batanu, sibyo, baba imbobo batabyarwa n'umugore umwe, bahuza imico. Uhuye n'umuntu wa mbere, uhuye n'umuntu wa kabiri, uhuye n'umuntu wa gatatu, uhuye n'umuntu wa kane, uhuye n'umuntu wa gatanu, bose ari imbobo. Ese bakundana n'imbobo? Yewe kugira ngo ukundane n'imbobo, nkundana n'abagabo. Kugira ngo umuntu akundane n'imbobo biba byace mu bisaba ko uri imbobo nawe. Ese hari imbobo imenya indi, imbobo imenya indi. Wigize ubona se ironji rigwa inyuma kure y'igiti ryeraho? Ntabwo bishoboka ko umuntu w'umukire yakundana mayibobo. Nibibaho. Cyangwa umuntu usobanutse. Ubwo se yabahure mayibobo ziba ku muhanda, kandi umukire se aba ku muhanda. Ntabwo ariko Miki yigeze aba ku muhanda mu none se nyine ni gute yisanganye hamwe n'imbobo nkuko abyivugira. Uyu Miki ku kigaragara bibaho ko umuntu ashobora kugira amahirwe make mu rukundo, sibyo? Pe utaranananiranye. Nta n'ikibazo ufite, uri n'umwana mwiza ugerageza, ariko ibyo bintu bitaguhira pe, bibaho. Ariko rangaje agira n'imyitwarire agaragaza abo batandukanye nyuma yaho, bigaragaza ko adashobotse. Kuko gutandukana n'umuntu yaba yaraguhemukiye ataba yaraguhemukiye, ntabwo biguha uburenganzira bwo kumwubahuka ngo umutuke, umwita amazina, umuhindura ikintu ntazi icyo ari cyo. Rero uyu mukobwa ukigaragara nawe ubwo afite ikibazo, yisuzume. Nese yahuye n'imbobo, ntiyabyigiramo isomo, bwa kabiri ahura n'imbobo, nabwo ntiyiga isomo, bwa gatatu ahura n'imbobo. Ariko ubundi umuntu aba imbobo ate mwarabyaranye? Ni ikibazo nanone. Umuntu aba imbobo te waramupfumba. Yagiye ahura n'imbobo nyinshi zitandukanye, rero utagira ngo umuntu aba imbobo ate, utagira ngo yahuye na nkeya.
abyivugira ariko ati igihe nagiye mpura n'imbobo nyinshi uyu mukobwa ntashobotse nta jambo rizima agira muri we reka ujya nahura n'imbobo wa mugani wawe nizo zakabaye zikubakwa ko nta muntu muzima wakwegera ufite amagambo mabi nk'ayo yego utaha abantu agaciro udaha umuntu udahereza abantu respect bagomba urumva ari umuntu muzima wakwiteza se nawe reka nkumvishe na kano ni amagambo yo bita Regis yetse nsubize inyuma umwaka wose uretse mbanze ntangire ubwiza ukuri samu mwarabanye urabyibuka inkuru yose ndayizi samu mwabanye umwaka wose mubana umugabo yari ashingiwe n'umugabo umugabo utuba tubari twitwa makumba yiratwo yaraje ashingira akabari nikamugiriye mu komiki ibibazo yagize nanjye arabimbwiye numva binemewe pe niyemeza kumufasha nk'uko nabikoze mwese mwarabibonye niki bamushingira akabari agashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano piko ku kabari k'i Kanombe nta kintu na kimwe atazi imana nyamike niyemeje kumufasha nivuye inyuma maze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe numvisha ukuntu ababaje uri kumva ni ikiwubwe ku giti cyawe uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari bosi wawe wambwiye ko nta kintu yagusabye yagushingira umugabo twarahuye n'imfura cyane amaze kugushingira akabari uragenda ukajyamo ukabyiniramo ugashakiramo n'umugabo mu mafaranga yaguhaye miliyoni 5 umaze guhombya akabari yagushingiye ubyibuke neza nta kintu kimwe ndi kubeshya niba ndi kubeshya abantu bazi imiki b'i Kanombe abantu bazi imiki bose bo mu Busanza babivuge ntabwo ndi umuntu w'indyarya muri umuntu uvugisha ukuri niwo mpamagaye ngo nze gutangira mu butumwa kandi niwo bikeneye ntabwo iyo utaza kwegera kwinjye ntabwo mba naje pe uri kumvuga wo gusa ntigende ni wowe utumye nza nyine sibyo kandi ibirenze ibi ngibi nushaka turaza kubikomeza tubisobanure numva nayo ikintu kibi nakoze cyangwa umuntu ari mu kimuzanye nawe akantu mwumvishe birangiye atari yesu we aza mwumvisha ko natashaka kumvisha ndakomeza ubwo ndi kugerageza kwegeranya utumenyetso twerekana ko uyu muntu koko ashobora kuba adashobotse umugabo agushingiye akabari wisucyura mu ndi mugabo ariko hari urugo rw'umugabo rwinjirwa mu ndi ese wamushingiye akabari ko ari umuntu wari umufashije kubera iki kubera ko ari musaza we kuko yari ntabwo byumvishe neza kubera iki ko ari mukuru we yakamushingiye kuko yari yamugiriye ariko zikusetsa umuntu ashobora kugira impuhwe urumva akakugirira impuhwe akanagufasha nta n'ibyo ubuntu by'ubu ngubu bibaho yenda atanagabirije kumusambanya reka mbitware muri ubwo buryo avuga uti reka mbanze nubaka umutima w'uyu mwana w'umukobwa hanyuma mbone kumubwira igitekerezo n'icyifuzo cy'uko niyumva you see ese uyu mugabo ari musaza we ntabwo ari musaza yari se wapi yari nyina wapi yari mukuru we wapi yari iki kuri yo ku buryo yamuha miliyoni 5 yari inshuti ye ariko miliyoni 5 zidi amusetsa avuge muhafisha inshuti ye ariko inshuti y'umuntu yari umugabo urabanza ugatuza ukanamenya ikimurimo mbere y'uko ujya muri gahunda zawe ikindi guhita wirukankana ukaza gushakiramo umugabo muri ibyo bintu simvuze ko ntiyari gushaka umugabo pe amukeneye ariko se yarabanje making sure anamenya yuko uwo muntu birashoboka ko atari no kumukunda ntibisobanura ko nimba aramufashije urumva agomba guhita amushaka ibyo rwose ntawe bihuriye ariko nibura uwo muntu mwubahe wubahe igikorwa akoze ibyo relationship nimba nta birimo icyo gikorwa cyubahe ukikuze wereka uwo muntu yuko atafashije icyomanzi atafashije injiji atafashije nyirabyatsi ubibyariyemo umusaruro ubibyaza umusaruro nawe ajya areba yumva atewe ishema nawe unaguhaye ibintu urabyaye urabitagaguje ubwo se urumva uba umwubaye ndakubajije Regis ati izi miliyoni 5 ngo byarangiye azijyanye mu zindi gahunda haje mu ndi mugabo ngo arazirimbura hehe umva ni ibibazo hari video usezino video nazo navuga ko zituruka mu bamotari nazo nibanza ari mu bamotari Yesu we kubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi ari inyuma afunze azira guca
sibyo reka tuvuga ko byabareze byanabatunze mwarakuze wowe urajya kuzana kwini mu buzima bwawe gute uzi ukuntu abayeho wowe icyo uri gukora umugabo wakiri kugira ngo uteze ihungabana ariko umugabo mwabyaranye ntabwo uri kuvuga aga sibyo aga ni umuntu w'umugabo ni umuntu ku giti cye wirwanyeho baza aturutse kuri tiktok akanya yaje kuri youtube umeze neza isuke n'imana ikomeza bashyigikiye byinshi ako umuntu abaho sibyo ariko ufashe umwana wabyaranye na samu mugize inzoka muri filime yawe icyo nicyo kiguteye ihungabana kuba samu amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira nibyo uri gucuruza akomeza ako kantu uyu mwana uzi ko umugore adakunda uyu mwana ahubwo jyewe ndi na se w'uyu mwana namumwaka kubera iki uzi ko hari rore utagomba gukinisha umwana muri filime ikindi uzi ko umwana igihe ababyeyi bombi batabyumvikanaho kimwe ko uwo mwana ajya gukina izo sinema yego ntabwo bikwiriye ko ufata umwana utujuje imyaka y'ubukure utabyumvikanaho mwembi ujye kumukinisha noneho namukinishe sensitive roles nk'izo sibyo ngo yamukinishaga rore ngo yamuhinduye ngo yahindutse inzoka ngo mwana ngahibaze noneho ubu nibwo nemeye yuko no kumugarura ngo babane ntabwo ari uko yaramufitiye impuhwe zindi ahubwo yashaka kumubyaza umusaruro nuko yaramukeneye ngo azamukinishe nta kindi none se urumva aho yamusize akamubasigira ngo genda mwirwarize mwifashe akamubatana asubiye inyuma agiye kumuzana nk'umubyeyi we nk'aho yakwicaye avuga ati reka nirerere umwana urukundo ntamweretse kuva kuri ya mezi 3 mwikuraho ndumwereka ubu amushoye mu byo gukina amukinisha ari inzoka muri sinema koko ibyo bintu murumva bikwiye kanza turebe ntabwo bikwiye pe turebe hano rero bamukinisha uyu mwana wari kweshya ubu nibyo ndimo ngo ubishake ariko ndiko nta kintu cya danje kirimo ariko ndabona kuri titre yanditse ngo karabaye nkabura ngo ngahindutse inzoka na kuri thumbnail bamushyizeho haka ibi ngibi nta kintu bitwaye byo pe uretse ko namwe mukabya namwe bya bindi byanyu dore ifoto urabona ibyo bintu bikabije Yesu we ibyo nta kintu bitwaye uretse nyine ibyo ni akazi nk'uko yashyira mu ndi mwana nabigusobanuriye uyu mwana wibuke ko ngo batagira gute we na se ntabwo babyumvikanaho uzi ko uyu mwana ashatse yanabarega umwana se w'umwana yarega uyu mwana se w'umwana yabarega ese w'uyu mwana yabarega none se ntabwo ubona ko Miki n'umugabo we atari se w'uyu mwana barimo bamukinisha ureba umwana bambitse amahembe nka shitani ubu urambwira yuko uyu mwana ariko we kuki mutubaha abana koko nimba babaye babyumvikanaho na se urumva gukinisha umwana hari amarore y'abana ntabwo ari ibya regisi hari amarore y'abana urumva hari n'amarore atari ay'abana none se uyu mwana ntabwo ubona ko bamushyizeho amahembe n'amaso atukura wagira ngo ari possessed ngo igihome series karabaye amora ahindutse inzoka niyo titre si kuriya mwana yitwa kandekera one kubyinjiramo cyane iyi titre y'ubwayo ifite ikibazo nubwo yaba atabikina amora ni izina rye se wari gukina filime uburetse amora ni izina rye ni umwana ni izina bamuhinduye inzoka banditse ko ngo ahindutse inzoka hako hagezweho filime z'amadini ese Fabiola ko ahinduka idayimoni Fabiola ni umugore ukuze wimwitiranya n'uyu mwana incuke w'imyaka 2 uyu mwana aka kanya ntabwo aragira amahitamo niyo mpamvu nakubwiye ngo umwana agira uburenganzira bwo gukina muri filime igihe ababyeyi be bombi babyemera kandi banemera iyo role agiye gukina iyo ariyo hari role umwana atagomba gukina sibyo noneho uyu ntabwo se we ntabwo uretse ntabwo papa we akina muri iyi ntabwo papa we yemeranya na nyina ko uyu mwana akina amafilime nta nubwo yemeranya nawe ko akina bene izi role sibyo biraza kuba ikibazo rero uyu mwana nakura kuko uyu mwana ntabwo aragira amahitamo ntaragira imyaka y'ubukure yo kwitekerereza ashobora kuzakura ntakenere ntashime ibintu bamukinishije ntabikunde uribuka filime yo muri Tanzania
bakinnye bitaga shumureta. Shumureta. Uriya mukobwa yakinnye akuze, nkwereke uburemere bw'ibyo ndi kuvuga hano wowe nimba utabyumva. Uriya mukobwa yakinnye shumureta akuze. Uriya mukobwa bivugwa ko ngo nyuma yirebye muri sinema bamaze gukora editing byose, filime igiye hanze yarirebye arebye ibintu yakinnye arahungabana arasara. Noneho urambwira ngo uyu mwana igihe zaba yarakuze areba ibintu nk'ibi ngibi nta kibazo byamutera? Ese abana bigana bo ntabwo bashobora kumutinyira iki? Oya, akakura uri umwana utinyitse se? N'abana bagenzi be kuko babona ko ibintu akina ntabwo babimenyereye ku bana. Wenda ubu se twaba turi kwisanga turi gukora amakosa dusesengura ku mwana mutoya, kandi baramuzanye mu mihanda. Turi gusesengura ibihari ngibi, dore ngibi mutanagira ngo ni ibintu ndi gufeka jewe hano. Ndi kuvuga ibintu bihari ngaragaza ko bidakwiriye. Hari role abana batakwiye gukina. Niyo mpamvu bajya bagira gutya bagashyiraho katuni z'abana, urumva, zigakinwamo n'abana nkabo, nizo nyine zibakwiriye. Role nk'izi ngizi ziri sensitive cyangwa se navuga yuko zifite ikibazo, kuzikinisha mu mwana na makosa. Yego twikomereze nta kibazo. Yego, ariko ibi ngibi umwana hari igihe biba ngombwa ko ubikora, sibyo? Kimwe nk'uko nawe ubuse umuntu ari gukina filime akifashisha umwana we muri scene, numva nge nta kintu bitwaye. Iyo scene biterwa n'icyo ari gukina ibyo ari byo. Nabigusobanuriye. Umwana ashobora gukina kuri ntuza kuri role yo kugaragaza ko ari umwana mu rugo, nyine ni ibintu bisanzwe bidateye ikibazo. Urumva? Ariko ibintu bifite aho bihuriye cyangwa se bikora ku marangamutima, yego, cyangwa se bishobora gutera ubwoba, ntabwo ari buri role yari yose wakinisha. Iyo role wakinisha umwana ni amakosa pe. Iyi role we wayikina kuko abaye iyo role idafite ikibazo, ntekereza ko se w'umwana nta kibazo yabwira. Ubundi se kuki bakinisha umwana w'abandi umubyeyi watabyemera? Uyu mwana ntabwo ari uwa Miki gusa, kamone, uyu mwana nuwe nuriya mugore bamubyaranye, kugira ngo namwinjize muri sinema iri foku mubaka uburenganzira. The same right umufiteho ni nabwo burenganzira nawe amufiteho. Igihe wese abyanze bireke, uba ikiyomezo cyase, wihatiriza ngo ugendere mu nyungu zawe bwite. Aka kanya se yavuga ati gihe banyihinishiriza umwana mu nyungu zabo bwite, kuko aya mafaranga binjiza uyu mwana akinamo ntabwo uriya mugabo se w'uyu mwana ayabonamo inyungu, nta nubwo ayabonaho, kandi bakinisha umwana we. You see? Ariko se uri kuvuga ntago amutunze, umwana atunzwe na Miki. Icyaba cyose waba utunze umwana waba utamutunze ntibikuraho isano mufitanye. Ikindi, kuba atamutunze ntuzi story behind, ibyihishe inyuma. Kandi wibuke yuko uyu mubyeyi w'umugabo uyu mwana yaramureze kuva mu mezi 3. Oya, ntago yamureze, baraje bamwiba Miki. Dukurikize ibyo Miki yavuze. None se tunakurikiza ibyo ababyeyi bivuge nabo bwabo. Ndakurikiza ibyo Miki nyirubwite yavuze. Nanjye ndakurikiza ibyo ababyeyi bamureze bavuga. Hanyuma se Miki bamwibye umwana ntiyajya kurega, aza kuri YouTube ni mu rukiko. Iyo bakwibye umwana process bicamo ujya mu buyobozi ukaripotinga ati nibwe umwana. Yagiye mu buyobozi, nimba ataragiye mu buyobozi se niki cyemeza ko yibwe koko? Yibwe umwana. Bingibi bano babyeyi bavuga bikaba ari ibintu bifite ishingiro by'uko ngo Miki yahamagaye mugati ngo inutora umwana wawe. Birashoboka cyane, ahubwo kandi bakuvuga ko ahubwo ngo yamugiye akamubaterera. Aramubatana arigendera. Hanyuma rero ishusho ari buze kwikwambara muri kano kanya ni ishusho ari buze kwambara ni iyi ngiyi yamuteye ipfunwe n'ikimwaro akaba yisanze ari mu bitaro. Ntabwo nakubwiye se dutangira umunsi ubwe Miki ubu tuvugana muri serumu izamajije kunywa umubare ntubarika. Kugira ngo ave muri serumu harasabwa iki? Birasabwa yuko bamukorera counseling. Uyu mukobwa afite depression. Iyo umuntu ahungabanye bamukorera counseling, nicyo kiri bukorwe hano. Nirese uburi uyu mukorera. Baramuha abaganga bamukwiri bagize buriya kuva yageze kwa muganga na mahire. Kwa muganga baraza kubaganiriza babwire koze y'ikibazo. Hanyuma bamushakira umukansara abaganiriza. Ushaka umuviramo inuzamo ingaruka. Iye ngaruka nyine kuba yaje akavuga ibi erega byonyine kuba atumye umuntu ahungabana, imbarutso yo guhungabana ko ari none se ibyahungabanyije Miki ni Regis wabikoze? Ntabwo ari Regis. Niwe wabaye impamvu yo gufungwa kwa nyina? Oya,
ko mujye mureka drama hano. Ariko uyu mukobwa yari asanzwe azi ko nyina afunze, iba bitaramuhungabanyije ko nyina afunzwe cyangwa se yafunzwe, bimuhungabanyije kuko ayo makuru amenyekanye. so ndavuga ni kuki byari ibanga. Izo ni drama zanyu muba mugira. Uwe nyoka arafunze urabizi, unabimaranye igihe unabana nabyo, ntibyaguhungabanyije kuko bimenyekanye nibwo uhungabanye. Sobanurira icyo kintu. Nibyo ari kwigira Kandi binamenyekanye mu buryo we wabigizemo uruhare, sibyo? Iyo uzi ko ari amabanga udashaka kuvuga, wirinda gusesereza abakubikiye amabanga, wirinda gukorogoshora abakubikiye amabanga. Yego. Nuko bimeze rero. Uwo bita Miki twabonye ari mu bitaro ararwaye, mu musengere akire abakunzi biwe ndetse kandi n'abakunzi ba Regis bose mu basengere, cyane ko Regis anavuze ko icyamubaje cyane impamvu yakoze ibiganiro uko yabonye ko bazanyemo umugore we, umukunzi we, ati umukunzi wanjye yahangayitse cyane. Nujya kureba ikiganiro Regis yakoze gifite comment zigera ku 4,000. Ni ikiganiro Regis yakoze nyuma yaho bita Miki we yagiye akora ibiganiro byinshi amuvugaho, wavuga ati nago nta mpamvu nimwe atuma nsubirana na Regis. Hari ibintu byinshi hano mu comment atandukanye. Miki kukigaragara si ikiganiro si kimwe si bibiri si bitatu ngo tuvuge ngo yenda nakamucitse kagwa mu kiganiro kimwe, yenda Regis nawe yahutiraho kubera umujinya aramukomeretsa. Urumva ni ibintu yakoze mu bihe bitandukanye, abikora mu biganiro bitandukanye bigaragaza yuko yashotoraga Regis abishaka. Nimba yarashotoye Regis rero akaba mwitabye hano hantu ngiye mujye mureka mubefeye, sibyo? None se Regis yicare hamwe bakomeze bamukandagire hejuru, urumva bamukora ama episode we nkaho ntacyo kuvuga afite. Miki namurinda habi, we namurinda habi. Bamukore episode ya mbere bagende bakoreho iya kabiri babone ntacyo, bagaruke bakora babone gutyo aceceke. Oya iki cyo nanjye ndagihakanye. Umuntu nagukora mu bwonko, urumva uzasakuza. Umuntu nagukora mu bwonko uzasakuza. So reka nshimire rero mwe twakomeje kubana. Tubitse gahunda ya e-service Numa. E-service Numa ni service yagufasha abano bantu bagufasha ubatuma bakagutumikira, ukagenda ukagura ibibanza bakagutumikira, ukagura amazu bakagutumikira, ukagurisha. Nimba ufite inzu cyangwa se ikibanza ugurisha, abantu bagane bagufashe. Nimba ufite aho ushaka kugura cyangwa se kugurisha, we babwire location gusa na description y'ibyo ushaka kugura bakugurire. Iyo ushaka imodoka n'ibindi ushaka gutuma, wahamagara abantu bakagufasha. Wabona kuri 079 iyo mibare yindi yimbwire 092 52 079 1 9 079 ahubwo 092 2 040. Abo bantu rero wanabandikira kuri WhatsApp bariho, hanyuma bakagufasha. Hari n'inzu bafite iri ku isoko iri kugurishwa. Uwifuza kugura inzu nyaboneka inzu namwe muyirebe muyikunde kandi mubahahire. Yego sawa urakoze cyane. Ndagushimiye nanjye.